nshuti bakunzi ba Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana ikomeze kubampera umugisha mwebwe mwese ababashije gukora subscribe, kandi namwe mutarayikora ndasabye kugira ngo mukomeze kuyidukorera, kugira ngo uko tuzajya dushyiraho video ijye ihita ibageraho, kandi mujye mwibuka gukora share mwoherereza bagenzi banyu, kuko aya makuru muri ino minsi arakenewe kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa itorero rya Busanza uko riteye n'uko rikora n'aho ririmo gukorera muri ino minsi, kugira ngo abantu bo kujya bayobagurika. Twebwe rero twiyemeje kujya tubagezaho amakuru kandi tukabagerezaho ku gihe, amakuru asobanutse, amakuru atarimo uburyarya, amakuru atarimo uburiganya, atarimo kubeshya cyangwa se gukabya. Turarebera hamwe kandi ibi bintu abantu barimo kwibaza uno munsi ku itorero rya Busanza, bibaza bati mbese itorero rya Busanza aho ryakoreraga ibikorwa byaryo haragurishijwe, harishyurwa, hatangiwe ideni, hatangiwe ubuntu kubw'inyungu rusange z'abaturage? Nukurikira iyi video neza urasobanukirwa. Njyewe mugiye kubana nitwa Hitimana Dismas. Itorero rya ADEPR Busanza rero ntabwo ryahujwe nk'uko abantu babitekereza, ahubwo ryimuriye ibikorwa byaryo ku itorero rya ADEPR Nyarugunga. Ibi bibaye nyuma y'uko umushoramari w'umuhinde yaguze icyitwaga Avega, agahita ahashyira urusengero, yamara kuruhashyira agasanga n'ibitaro bikenewe by'icyerekezo, agahita yimura abaturage bari batuye hafi aho ngaho, ndetse n'urusengero rwa ADEPR Busanza rukagenderamo, ndetse bikaba bivuga ko n'akagari ka Busanza gashobora kuzimuka, ndetse n'isantere ya radari yose ikavugururwa. Ni igikorwa cyiza rero cy'iterambere, ni igikorwa umuntu wese atarwanya. Niyo mpamvu itorero rya ADEPR Busanza naryo ryemeye icyifuzo cy'uwo nguwo, ndetse n'itorero rya ADEPR muri rusange mu rwego rw'igihugu ryemeye icyifuzo cy'umuhinde, hakemera ko yabagurira cyangwa se akabashakira ahandi yabashyirira urusengero. Ariko aho kubashyirira urusengero ntago byakunze, ahubwo yabahaye amafaranga. Abantu bakibaza bati se itorero rya ADEPR Busanza aho ryakoreraga harishyuwe? Nk'umunyamakuru impamvu batanga iyo uzigenzuye usanga zaba zifite ishingiro, cyane ko abayobozi bose bagiye bahagera batanga amakuru bavuga ko bagiye kwimura ADEPR Busanza bakayijyana i Nyarugunga, bavugaga ko hari ikibanza cyashimwe cyabonetse basuye, ndetse cyumvikanyweho n'ibiciro bagiye kucyishyura vuba. Ariko kugeza n'uno munsi icyo kibanza kikaba kitarishyurwa. Abantu rero bakibaza bati se niba amafaranga ahari, niba ahantu hataratangiwe ideni, ayo mafaranga kuki batayishyura? Kuki batayishyura? Abantu rero bakajya mu rujijo bakavuga bati ahari hatangiwe ideni, ahari se hatangiwe ubuntu ku bw'inyungu rusange z'abanyarwanda. Gusa abantu bakwiriye gusobanukirwa umutungo w'itorero uwushinzwe. Umutungo w'itorero, abantu ba mbere bagize umutungo w'itorero ni abantu baribamo, ndetse hakaba n'inshuti zaryo. Abantu baribamo, abanyetorero, nibo umutungo w'itorero. Undi mutungo wa kabiri ni ibikoresho biba ku itorero, urugero iby'abaririmbyi, ibikoresho bikoreshwa umurimo wa liturujia, burya byose aba ari ibikoresho by'itorero, biba bigenzurwa n'itorero ryaho, ariko nyirabyo w'ukuri aba ari itorero rikuru. Ikindi, undi mutungo w'itorero ni ubutaka cyangwa se imitungo itimukanwa, ubutaka, urusengero n'ibindi bitandukanye bibarurirwa aho ngaho.
burya nyirabyo aba ari itorero. Ubwo byumvikane ko ADEPR nayo, ADEPR mu rwego rw'igihugu ariyo ifite uburenganzira ku mutungo w'itorero, igomba kuwukoresha icyo ishatse kubwo inyungu rusange. Imana yacu rero ikomeze kuturengera, ariko usesenguye neza usanga abanyamuryango ahari batarigeze basobanukirwa umutungo w'itorero uwo ari wo, ariko ndetse nta nubwo bigeze basobanurirwa igiciro cyaguze ahakorerwaga ibikorwa by'itorero ADEPR. Gusa umuyobozi mukuru yarahageze, yarahasuye, avuga ko itorero rya Busanza ridakwiriye kuzimangana, ridakwiriye kwibagirana, ridakwiriye gusibwa, cyane ko namwe mahindura cyangwa se imivugururire ya ADEPR, itorero rya Busanza ryakomeje kugira ubuzima gatozi mu gihe izindi nsengero nyinshi zahujwe. Ariko umushumba we mukuru nyakubahwa Ndayizeye Isaie yivugiye ko mu Busanza hatagomba kubura itorero, cyane ko ariho iterambere ry'umujyi wa Kigali ririmo kwerekeza. Avuga ko rero itorero nawe rya ADEPR ritahabura imikorere, ritahabura aho gukorera. Ikibanza rero cyarasuwe ndetse kinumvikanwaho, ariko kugeza n'uyu munsi ntago kirishyurwa. Ariko icyo abantu bakomeje kwiringira ni uko umuyobozi wese uhageze akomeza avuga ati ikibanza kizishyurwa. Abandi nabo bati se kuki kitishyurwa, amafaranga yagiye hehe? Ibyo ni ukubiharira Uwiteka n'abayobozi b'itorero, nibo bazabasha kubisobanura. Icyakora kandi uwamenya igiciro cyaguzwe ahari ubutaka bwa Busanza ndetse n'urusengero yazadushyirira muri komenti kugira ngo tuzabashe kubikoraho inkuru isobanutse. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze ibampere umugisha, mukomeze mukorere Imana, mukomeze mwizere Imana, kuko agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Mukomeze muheshe Imana agaciro, mukomeze mwihanganira ibibagerageza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana rero ibampere umugisha, mukomeze gukora subscribe, share, comment. Imana ibagiriye neza. Amen.